ndagushuhuje. Hari abantu banyandikiye muri comment bambwira ati nta kuntu wazadukura video y'inzu ndende mu Rwanda nayibakoreye. Usibye no kuyibakorera nagerageje uburyo ki bwose nshoboye kugira ngo nyibakamerere nyibazanire. Dore inzu ndende ngiyi barimo bari kubaka, iyi nzu ibashe kuba igeretse inshuro 28, akaba ariyo nzu ndende mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, akaba ari igiye kuba iruta izindi, ikaba iruta na ziriya za makuza uri kubona, ikaba iruta n'iyi City Tower uri kureba aha ngaha. Iyi City Tower nayo kuri iyi nzu ni akana. Rero iyi nzu n'inyuma yaho hari indi nzu nziza cyane kandi nayo bijya kungana, ariko tutitayeho ko hari n'indi nzu bari kubaka nazo nziza zigiye kuba zimeze neza mu minsi iri imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Rero utari wakanda subscribe, kora subscribe nawe mbaza ati koko mbwira ahandi hantu harenze cyangwa hameze neza muri kino gihugu cyacu cy'u Rwanda. Nanjye nicyo mabereye nsaza mpitamo bakorera. Nawe muntu utari wakarebye uburyo ki bari kuyubaka, reka nze mbikwereke mbigutembereze. Urabona hano ngaha kugira ngo ibikoresho bibashe kuba byagera ku mufundi, urabona harimo essence igenda izamura ibikoresho, ndabona muri kuzireba. Irenga iyo hejuru irimo iramanuka, reka nibakuruye nyibegereze. Dore ngiyo izi nizo zigiye gutambagiza ibikoresho. Urabona yanzu ko ari ndende nk'uko nabibabwiraga, ikamve hasi ngere hejuru nibwo urabasha kuyiba wayumva neza. Dore reka nyibereke kuva hasi kugera hejuru. Dore reba izo zose ni inyubako paka no hejuru kandi baracyashiraho. Rero niyo mpamvu mbabwira ati iyi nzu bita kwa Makuza, inzu bita kwa Makuza rwose ni no cyane kandi namwe murabibona. Dore hubwo iriya nyubako ya City Tower niyo ibashije kuba yagerageza kuba yahingayinga ikegera izi ngizi zikajya kunganya uburebure, cyangwa iyi ngiyi ikaba iyirusha inyubako imwe cyangwa etage imwe.